waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. ahubwo nyine ubinyemerera ariko ujye umunjya basi ndana uzi ko yaje yamereye nabi cyane nenda ngiye ko ndigushaka gusobanuza ahubwo ukayituza uzana ya marire yawe ndashaka gusobanuza ibintu muri gukora ni ibintu bizima ni ibintu byo kugurisha abantu mubone ngo ngiye gushaka umuntu w'abandi ukomeza kuvuga ibintu byo kugurisha ko si bini ibiki iryo jambo rikuye he ngiye ntabwo nshaka kujya gushaka umuntu w'abandi kumbe mugiye kumugurisha sinzi wenda wabona n'uwo mugore nimba ari umugore nimba ari umukobwa ugiye kumuha irigurisha rije gute Simbizi ngenda shaka kumenya kandi Tracy kandi buri gihe niyo mpamvu nkubwira ngo ntesha umutwe niyo mpamvu ntakwiyumvamo ibi bintu byanjye byose nawe ni ibibazo ibintu byose ni ibibazo ndavuga ukazana ibi navuga ukazana wigize najyo wigize reka nkubwire Tracy noneho uzi n'ikindi ntabwo none ndimo kukwinginga Mike ugomba kunyereka ahantu atuye kubi no kubwiza nta nubwo nono nkidiringa nawe nta nubwo nkikwinginga nta namagambo yo kukwinginga afite my friend please winere seseme guhaye amasaha kwanza baba ndi batanga ngo za 24 cyangwa za 48 ngiye nguhaye amasaha ya 3 reba hano 3 ubu ugejeje naho Mike atuye noneho nkubwire nibindi nkubwire ko ngiye ntandimo no gukina nawe ahubwo ngaho se haguruka umvire mu rugo ukora ibyo nkubwiye nguhaye amasaha 3 ayo masaha 3 se ndashaka umuntu umushakira he aho tuyura hazi aho yirirwa hazi ko mubizi ko mazi se kuki mutabiza hayi mushobora no kuba munaganira kuri telefone fata telefone umurebe niba se waramwise ibindi bintu wenda wamwise Bob cyangwa se wamwise Peter cyangwa wamwise ndego se ako bite byawe nanjye hano hari gihe umuntu hari gihe nandika amazina ataraye umuntu di umuntu misombe nkamwita isombe umpereza umuceri nkamwita umuceri hano se nasanga waramwise Peter Deka nkubwira none si ntabwo nteretana nawe mbabarira haguruke fata ama telefone yawe ushake Mike c'est tout habindi gira vubazi kandi umukobwa sigashira isoni ntabwo kinyuba soni uramuzana kubi no kubwiza taranshika taragera kure Charles umva kurikira Tracy vuba mukurikire ikirenge ku kindi wumvise atambuka utambuka umujijishe nakebuka akakubona urambona umukurikire mpaka ureba ahantu yinjira sawa I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need Mvuye kumutembereza. Ngo uvuye kumugira gute? Mvuye kumutembereza. Hanyuma se uramurusha kumenya Kigali? Urumva uyu mukobwa yambwiye ko ngari petite sœur wawe. Numva ko ari umunyamuryango wanyu nta kibazo. So asaba kumutembereza Kigali ngo ntaheruka amaze imyaka myinshi. Numva rero nta kosa ririmo kuba namutembereza. Kuko nari mfite akanya. Niko rero ubu wowe n'ubwenge bwawe urareba ugasanga asa n'uriya mugore. Ubu ruko ko yakubwiye ko tuvukana urabyemera? Ja, twumvikane Leo. Bibu bwa mbere n'ubwa nyuma. Sinshaka uriya mugore akumenyera. nta kintu mupfana se habe. Niyo twaba tugipfana. Ujya kumutembereza gute utambajije? Numvaga ariko nta kibazo kirimo kubera ko n'umufamiliye wanyu yaturutse hanze numva kumutembereza nta kintu bitwaye. Ibyo two kubitindaho ndakubwiye ngo bibu bwa mbere n'ubwa nyuma ujyana n'uriya mugore hanze. Ubu senzi mwakoze ibiki? Basumva barize. Oya sinkwabarira amande. Ndaguca amande. I'm sorry. Ntabwo ndi nisikora kuraka. Wambabaje cyane. Si urumva nakubabarira none? Basi impegi hano ushaka. Ndagiguha ngenda kiguha igihano ndagifite. Wambabaje cyane. Ikihe gihano uri bumva? Siko nakubuze. Irungu ryanyishe. Kumva wajyanye n'uriya mugore. Leo ndababaye umenye kumbabaje. Mbabarira basi. Ntabwo nzongera nisiko ari umuntu wanyu. Ndabitekereza. Urabitekereza cyane. Allo? Rero unyihanganire kuba ntaje. Mabuja yahise amamagara cyagiye nyine nyuma kugira ko ngiye kuza. Mabuja yahise amamagara arambwira ko nshaka rero mitanjyayo. Oya, ntago ari bijyanye n'akazi. Oya ntabwo yaragiye kuntunganya ngo nuke. Ahubwo yaragiye kumbwira ibijyanye nawe. Yaragiye kumbwira ibijyanye nawe. Rero ndarebye nsanga nimvuga ngo ndaje. Kuko ibintu yambwiye byose nasanze ashobora kuba afite abantu benshi bankurikirana. Kuko nabonye ashobora kuba atanyizera. Nta muntu yizera muri make ngira ngo uramuzi. Nta muntu yizera. Rero nabonye ashobora kuba afite abantu bankurikirana. Ubwo uya ntabwo ndamenya uwo muntu wari we ko njye bitewe na conversation twagiranye nahise mbona ko afite umuntu nkurikira kuko yambwiye ko abizi neza ko njyewe nza ahantu uri. Turi kumvikana? Yego. Yabivugaga nkaho kabisa afite gihamya. Rero uwo muntu ikigaragara nuko ntago aramenya ahantu uri. Kuko iyo ahamenya ari kuba yaramubwiye ariko yaraje kugushaka kureba. So rero njye nanze kwitanza kugira ngo uwo muntu n'undi nimba yaramushyizeho ndabikeka pe ntago mbizi for sure. Ashobora rero kugira ngo umuntu atankurikira akaza
ugasanga ahise amenya ahantu uri. Yego. Banza wishimire mu gakeya. Toka. Shaje. Cyandiriye. Smile. Nishima se. Nukuri ntabwo mbagamije kukubabaza nawe. Ukajya umbabaza ariko kuko uzubona ndi umuntu wo kubabara kuko mu gihe cyanjye mfite ngo nakubwiye ko iyo mbabaye pressure izamuka. Ese urugira ngo nzamurire pressure buri munsi. Ntabwo ntanezwe biri gukora akazi. Basi ntacyo ndakubabarira. Urambabariye. Wow. I love you. Love you too. Hanyuma rero. Mfite ikibazo. Kiheze kandi mana njye nta bibazo nshaka rero please. Nakubwiye ko nifuza kubana nawe mu bisubizo gusa. Nta bibazo nshaka. Ntago ari ibi bihumura. Umukobwa wawe ari hafi gufungura. Ahira numbwira. Yego. Aha. Kandi dusigaye turara mu cyumba kimwe. Naza kansanga hanga. Ntimuzaguruka. Icyo se nicyo kibazo ufite. Ako konyine nta kindi. Mami nicyo ngicyo kubera ko. Mami nawe. Nitwa Shushu. Koko nyita ntabwo ubizi. I'm sorry. Reka rero nkubwire shyira umutima hamwe. Umukobwa wanjye azaramuka akojeje ikirenge hano. Uhita mwohereza hanze. Ntubizi se ko ufite gahunda ntubizi? Ujye umwohereza hanze. Cyane. Ubundi nge nawe. Dusigare twisanzura we. Uzajya umpeka. Uzajya unkorera ibintu byose. Tutihisha mana. Mvo azahita agenda. Ibyo byo bimenye. Sure. Yes. Urishimye? I'm very Wishimye kuzansigana njye nyine. I'm very happy. Me too. Oya. Nuko numvise ko ni wowe akirimo arashaka muri make. Aragushakira iki? Uri umutungo werega yashatse kuva kera. So umva nkubwire. Nuko nyine okay urabona nyine ibyo yambwiye numvise ko nyine tayari yarafite umuntu nyine yarafite umuntu agiye kuguha numbaze nimba ari kugurishaho nimba ari kuguha. So rero ngiye ikibazo kinini mfite kiri kumpangayikisha n'ukuntu twabonana. Kuko ubundi gutinya umuntu wese ari kundeba nkatekereza ko ari we wamwohereje kugira ngo tubonane. So nge nanze kuza kureba kugira ngo batamenya ahantu uri. Oya buretse ntuze kundeba nurangira mu rugo ibiki oya buretse. Please wavuze ko wambwiye ko narwaye bicurane so calm down. We guma mu rugo ubura aho ngaho nge nzakubwira. Siko bimeze tuzahura tuzavugana tusamenya uburyo tuzahura ariko ubu ngubu reka tube let's numva come on we consist akushaka kumbona. Reka tuzabonana batakumenya ahantu uri. Ndabizi neza ko hari umuntu uri murankurikira ahantu hose ndi kujya. Wabimenyeshwa n'iki ko no mu rugo wenda atazanye umuntu atari nta muntu uri nawo hanze wenda ntegereje ko nsohokaho gatoya. Okay. Urakoze kunyumva. I will take care now. Take care. Okay. So. Okay, love you too. Hello? Dogita bitse? Umeze neza? Kumaze igihe udafata telefone se narakubuze man. Wagiye mu mahugurwa? Ay, sikutambwira. Uzagaruka nka ryari? Ibyumweru bine byose? Sese hafi nk'ukwezi ra? Yasha biragenda nanjye ntarebi akazi naramenyereye.
kugenda mba umukapo gake gake. Sasa amafaranga ya Aneti bayashyize kuri akaunti yawe. Yeah. Ubwo nushaka uzayamuha cyangwa se niba ari bimwe byawe byo gukora revenge sinzi ariko uzakora uko ubishaka. Nuyamuha nuko. Nuyamwima nuko ariko bayashyizeho tu. Yego. Nubwo rero naje ngutunguye ndi hahandi uba nsanga ntari ngo tuzahuza nugaruka. Sawa. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna Ahira uturutse he bigenze bite? Urafunguwe se? Mwana wanjye urafungurwa ntumbwire ngo nze ngutware. Mama. Come hug me. Suzi. Mwana wese bimeze bite muvuye? Bite. Tuvuye he? Nyine twari turi mu cyumba hari igitanda cyanjye cyafungutse namusabye kugira ngo akimfungire. Kombo mutuntu mama numukumbuye muhore. Ngiye buranatangaye ukuntu waje atambwiye. Kutatubwiye tuza tugufate. Wow. Niba utishimye. Okay. Nta kibazo. Nabonye byoroshye ndavuga reka nizane no kugutera stress n'ubundi. Welcome back. Okay. Ako sinzara ufite kweri. Oya baburi. Igito yanyuze mutanateka. Ubwa mbere sinariye. Sha nanjye simba mpari. Nta biryo. Dutumize? It's okay. Ndabyo mu rugo. Ese wamenye ibyabaye? Iki? Ariyera yafunguwe. Ntabwo bimenye. What? Ariyera yafunguwe. Wow. Bunumvaga ko ari. Cyari se? Yaje mu masaha yine gutyo. Ariko uburyo yaje mu Imana ishimwe n'ukuri. Oh. Numva gubise. gubise. Nari yavuye n'ibibazo kabisa kujya muri prison ngana kuri. Gusa yaje nabi. Yagize atya naza. Yaje nabi. Ntabwo wishimiye ko yafunguwe se? Nyine gufungurwa nta kibazo ahubwo. Yagize atya aza mu rugo tutabizi. Kuko urumva igihe batubwira azafungurirwa yasa byihuse cyane. Si byiza se? Yani fresh nyine. Aza mu rugo tutabizi. Akubitana nanjye mu cyumba cya merewe. Turi kumwe. Ibaze. Uretse gato none se no. Bya bintu waranze urabikora? Mu cyumba cya mama wari wagiye gukora n'iki? Ndahenda n'ibirenze nari ndimo gukora nuko hari ikintu nari ngiye kumufasha mu agifungurwa ngo nandusohokanyemo. No, uretse gato. Wari ugiye mu cyumba cya mama we gukoramo iki? Nta kintu naguhisha.
uriya mugore rusigaye duhuza man ya musigaye muhuza how byose Niba bya bintu waranze urabikora twe twavuganye sinanakubwiye ngo ibyo bintu bitekerezeho uriya mukecuru ameze nk'umukobwa ya famiye wagira ngo barayintuye naguye mu mutego nshiduka kabaye ubu ngo reba wakundanye n'umukobwa ugiye kuri mama we akorewe bebe wibyicuza niyo wazanye muri ibi bintu no mbabarira wishyira ayo makosa ntabwo nigeze nkubwira ngo ujye gukundana na mama njyewe leo buretse gatoya njyewe twagiye muri diri uyu mukobwa we sibyo njyewe nari nakwizeye nk'umusore ko uzakundana na Lira uzamuha urukundo kandi wari wanyishije ati njyewe nubwo naje muri diro ariko uriya mukobwa ntari biryiwe ibyo ngibyo bya mama ye cyagiye bimbwira turi ku kabari narakubwiye ati please bitekerezeho nkubwire rero ibintu ni win umukobwa we bahise bamufunga nyina birangira nawe yankunze mbona nimwiryaho bizanyangiriza ibintu byinshi ni mu maboko meza mfite akazi mfite cash mfite anything ngiye kumwiryaho ibiki nta yandi mahitamo nari mfite rero warengereye n'ukuri ibyo wibyitaho byo kureba n'ukuri wararengereye sinzi igihe mumaranye n'uriya mugore muri aya mafuti ariko wararengereye umuntu gufungwa se wari uri manager hariya ku kabari sibyo amafaranga ni wowe anyuraho ibintu byose arera niwe yabishyizeho bizajya bikunyuraho wari ufite ikihe kibazo ko amafaranga wayabonaga ko wabonaga buri kimwe wari ufite ikihe kibazo kugira ngo ujye kuvuga ngo arera arafunzwe ngo ntabwo uzi uburyo uriya mugore yangigiye akakubwigira ukamwihorera abagore ukuntu muteye murabizi umuntu wese washatse gufatisha uko byagenda kose birangira bambona mu buryo bworoshye so mbona bigize ibintu byadaje ntabwo nukuri bino bintu ntabwo nigeze bya provinga ndibuka ko twabiganiriyeho ndakwinginga ubitekerezo none uwo mwanzuro wafashe Leo urambabaje nge rero bikurekeye ndakubwira bitekerezeho ndavuga ati Leo ni umusore utekereza ni umusore w'umunyabwenge ntabwo iki kintu azacyitaho none urumva ibyo nakoze ntabwo ibyo bifitemo oya wagize nabi ni ukuri warantengushye warantengushye cyane izo ni ishu zanjye n'uriya mugore Leo ntabwo ndumva bindenze itegura ryo guhura rero na Ariel gusa reka mbwira urambabaje nuko byitaho we were friends twari inshuti nziza urambabaje cyane ngaho mbwira nyine icyo wanshakiraga mama ikintu nshaka kugusaba ni uruhushya kugira ngo hato ntazanagenda urabizi bambwiye ko udakoranye n'abakobwa bazerera ntazagenda ukagira ngo wenda nagiye mu bintu bibi numvaga nshaka gutangira nyine kamutere sitori yose ukuntu byagenze umuntu yarangonze narakize nanjye ngo yakugonze uri hano oya hashize igihe umuntu yarangonze tujya mu bintu by'urubanza turaburana ndatsinda Imana ninangiriye neza ndatsinda rero uruhushya nashaka kugusaba nashakaga kujya njya gukurikirana nyine by'amafaranga yanjye kuko naramutsindiye so ntazasanga nagiye ukavuga ati se mana wa mukobwa yatangiye kuba karara nyine utazagutungura none se yego uwo muntu wakugonze nkeka ko iyo urukiko baciye urubanza bari nabo baguhamagara nyine ukajya kumva imyanzuro yabo baba baguhamagaye ubu numvaga hari ikibazo wagize kuko wampamagaye inshuro nyinshi cyane kandi urabizi mba ndi mu kazi ndi mu bakiriya so ndari nkwitabye numva ikintu ushakira anyway ndende naragukumbuye kuko kuva wafungurwa ntabwo wageze umpa akanya ngo tuganire wari busy cyane ese umeze neza
meze neza umeze neza muri gereza se byari bimeze life yari kumereye gute barakunyuzuye ibiro nta kuntu bitava iyo uza gushaka kumenya uko nari imeze wari kuba disi waransuye kandi kuko buriya nyine ndabizi bifitemo bifu ukuntu kubera ko igihe cyose umazemo naje kabiri waje kabiri so ibonye se byari na byari igigerayo cyagiye muri ya minsi byibuke neza naraje kabiri so okay basi mbabare kuko ntigeze ngusura kenshi cyane nyine waje mu minsi ya mbere indi minsi ntabwo byari byoroshye urumva bahise bakwimurira ahandi hantu kandi aho disi ntabwo imodoka zihagera kuhagera nyine byakugora niyo mpamvu utaje ufite akajinya ukuntu ariko wihangane gusa reka duserebure byibuze ko wagarutse kandi ibintu bimeze neza ayisho ko bimeze neza kuri ibyo bimeze neza kuri weho sinzi ko bimeze sunduye gute bitamera neza bigomba kumera neza nyine kuri wowe ubu wavuye muri gereza ibintu bigiye kumera neza nk'uko byari bisanzwe wishimye ko naje cyane ntibonye se like seriously cyakoze buriya sinzi nimba nakubwira wenda ko muri make nakifuje ko nshobora kuba nzi nk'imigani myinshi y'ikinyarwanda kugira ngo nungu gucira aka kanya ariko bad me nta mugani n'umwe nzi wenda ujyanye na character yawe kugira ngo ukubwire ariko sheri ko wahindutse ni ibiki uvanye muri gereza nahindutse wowe kandi ntabwo disi wahindutse no still me ubundi ibibazo biri muri ibi bitatu ibibazo ndi kwibaza muri aka kanya nimba nshobora kuba ntarakoze ikosa ryo gukurwa n'ako gasura kawe ngo kari keza icyo ni icya mbere icya kabiri nshobora kuba wenda narakugiriye impuhwe nkavuga uno musore nyine kuba nta kazi afite reka nkamuhe abashe gusavayivinga muri Kigali kwambara neza bikumva nyine izo muntu nakugira zishobora kuba arizo kibazo eske isura yawe nziza cyangwa ngiye kugira impuhwe kwanjye nkaba narazikugiriye cyangwa se icya gatatu ukabanyura abantu bagira neza bagahita bibagirwa izi sasa muri ibyo bintu bitatu rero nanjye sindabasha kumenya kimwe muri ibyo ngibyo ngo icyabaye n'iki ibyo wakoze byose ntacyo wibeshyeho imirimo washinze ikora neza nta kintu wasanze cyahombye ibintu byose ni fresh so ufite ikibazo ufite oya ntabwo bampamagaye ahubwo niyo mpamvu nshaka kujyayo bikurikirane hato batazana yanjye ntabwo nakwimura uruhushya rwo kujya gukurikirana iby'iwawe cyangwa se ibintu byakugirira umumaro gusa nyine nanone ugomba kumenya yuko umwana w'umukobwa aba ufite kwitwararika ntabwo ari kugenda uko ubonye ngo ukore ibyo ushaka ubwo nuramuka ugiye uzavuga nyine umunsi uzagendera kandi nabwo nugenda uzamenya amasaha yo gutahira kandi icyo nakwifuriza nyine uzagira amahirwe masa wenda amafaranga uyabonye agufasha gutangira ubuzima ukabaho kuko nyine kuba udafite ababyeyi cyangwa se kuba umuntu ari imfubyi niba bisobanuye ko ubuzima bwarangiye wakora wakiteza imbere nawe ndetse wagira n'umuryango sibyo ubwo uzajyayo ariko uzamenya amasaha yo gutaha nzabyubahiriza kandi urakoze genda mu nzu nzanira amazi yo kunywa hanyuma nawe disi promise zose wamaye warazikoze neza mwari kuzikora utudahari aho wari uruhande nyine warambuze uravuga ati reka gashaka uko mbigenza gashaka uko nigenza nyine ufatiraho nakwigenza nawe bariho nk'ibisanzwe nkuko nabisanzwe mbaye anyways tutarinze tujya mu bintu byinshi tutarinze tuvuga hirya no hino reka tuve mu bundi bugambo budashinga kumva nagombaga kukubwira ko naguhaye akazi nkayoboye yuko nta utizi ibijyanye na hospitality ku buryo nakugira manager wa hotel yanjye sibyo naguhaye akazi actually ari ukuvuga ngo reka ngufashe ko nabonaga uri umusore mwiza expecting yuko n'akazi uzagakora neza ariko ntabwo nanyobeye yuko utakadizavinga
hanyuma naje kubitekerezaho rero neza. Uri kunyumva? Nteze amatwi rwose. Okay, naje kubitekerezaho neza. Nsanga guhera uyu munsi inshingano nabonye ukora neza arizo kujya mu bagore, arizo ugenda wikomereze, hanyuma hotel yanjye from today uriruka. Oh My dear, akazi wampaye wakamuye ndi umuswa ntacyo nzi. And then Ibyo byose naje kubyiga ndabimenya. good. Everything. Ikindi kandi iyo hotel nshaka kunyirukanamo. Mfite contract nagiranye nawe. God forbid, wahawe nande? Na nyoko. You're kidding. Ibiki se bisekeje? Mama wanje yaguhaye iki? My dear, warakereje kunyirukana ubu ntago habe. You're kidding. Uzwara habuze gato ngo mbyemere. Birise aho biranganze. Habuze gato pe ngo mbyemere. Warakererewe ntago wanyirukana. Are you serious? Reka ubu ndi hano forever. Come on. Nsobanuraho gato mbyumve neza ngo. Niba ugira ngo ndakubeshya uzi kubaza mama wawe. Mfite amasezerano nagiranye nawe kwiriya hotel. Utwo tugambo uri kuza unyebwirishwa. Ntago ukiri boss wanjye. Warubizi. Nago nyiri? Oh come Ukiri on. boss wanjye. Aho ngaho urishuka kuri hotel mu mazina yanjye. Nta kibazo. Kubera guhaye contract nka Nta assistant kibazo. wanjye byo ntago byava ngo simiri boss. Nuko rinda byemera ngo bamuzanyirukana. Nzagenda humura. Bebe. Shut up. Shali. Shut up. Sasa rero sasa. Nta n'amagambo menshi ushobora kuvugana nawe. Good. Ibindi byose ugenda ubivugane na mama wawe kuko ibindi. Congratulations. Stupid. Mama? No, wait. I think this is a joke, a very big one. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.